Yageze ahantu bubakaga ahagana saa 9 n'igice yerekezaho ngo ajye kuhasaba akazi k'ikiyede. Yahageze akurikiranye n'umugabo wazaga afite umwiko bigaragara ko ari umufundi. Umukobwa wari uhagaze hirya yarakaye cyane afite umujinya ari kuvuga nabi mu ijwi ribi. Yabwiye uwo mugabo wari ufite umwiko ati wowe uri kujya he? Ndavuze ngo taha amasaha y'akazi yarenze. Yarebye hepfo abwira undi mugabo wari uri kureba muri telefone ati wowe warasaze? Ndavuze ngo zamuka uve mu kazi. Wowe hasi yamusabye imbabazi ati mabuja nayifungaga sinari kwikoresha. Nawe sakuza cyane ati ngaho ukomeza ukore, ariko ubwo bunebwe sinzabwemera, muba mushaka kurya y'ubusa gusa. Yarahindukira wa mugabo wari uhageze muri ayo masaha ati wowe ndakwirukanye, abandi bahageze kare bamaze isaha yose bakora, none uri kubebeta n'umwiko. Umusore wari uje gusaba akazi ibyo byose yarabyumvaga, akomeza guhagarara inyuma y'uwo mugabo acecetse. Umukobwa n'umujinya mwinshi ati ndavuze ngo mve imbere utahe, ndakwirukanye, hano si mu rusengero umuntu yinjirira igihe ashakiye. Uwo mugabo yashatse gupfukama hasi, umukobwa yambere kuteri avuga asakuza ati nyimariyemo nta rindi jambo ndi bwumve, taha uzagaruke ejo, sinkeneye kumva impamvu zawe, nta n'isoni. Yazamuye volume nk'ushaka kwimena amatwi, hamwe muri telefone bahita bamenyesha ko gukomeza kuzamura volume cyane byica amatwi, ariko abirengaho volume ayimariramo komeza kubika umutwe muri telefone. Uwo mugabo yakomeje guhagararaho, hashize iminota 10 umukobwa atunamutse muri telefone afata umwiko asubira inyuma. Wa musore we wari wambaye ipantaro isanzwe y'ikoboyi n'aga t-shirt yamugeze imbere, yunama hasi amukora ku kirenge, dore ko yari yicaye ku ntebe ndende ya chaise. Umukobwa arebye abona ari umukozeho, yamurebye afite umujinya, yumva umusore amumenyereye, amwitegereje abona atari umwe mu bayede bakoragaho. We yasaga neza nk'umuntu utigeze akora. Umukobwa yari yambaye ipantaro, yambaye ikote ry'imbeho, amataratara n'ingofero y'akabaraza. Arakaye cyane ati wowe urinde, utinyuka kunkora ku nkweto nkande? Umusore ati wambaye inkweto ifunze, kandi iyo nibura nabaga kabongoza haramutse handiye wabasha kuhanagura kuruta uko nari kugukora ku rutugu nkaba nakwanduriza ikote. Umukobwa nubwo yari yirakaje yumvise uwo musore wari usubije nk'inzanga asekeje, ariko ntiyabimwereka. Yirakaje cyane ati none ushaka iki? Uvuye he? Ninde ugutumye hano? Umusore ati nje gusaba akazi k'ikiyede. Umukobwa wari ugerageje kuvanamo ekuteri imwe yamubwiye asakuza ati nta n'ubwenge ugira ukaza gusaba akazi aya masaha, ndavuze ngo mve imbere. Umusore yaramwenyuye afatanya ibiganza bye byombi abirebesha hejuru, amureba mu maso arunama, ibiganza asa nk'ubyegereza ku mutima. Ndi kumwe abantu bashaka gushimira umuntu babigenza, cyangwa se wenda nk'abari guha Imana icyubahiro. Umukobwa yaramwitegereje, isura isa nabi yabisuzuguye. Umusore turakoze cyane mabuja, urakoze rwose, sawa ubwo nta hejo. Yahise akata asubira inyuma. Umukobwa yari wigize umurakari aribaza ati ariko se uriya musore we si umusazi, ejo se azaba aje gukora iki? Umusore nawe yagiye nta kureba inyuma, ataha yidonda ahubwo nk'umuntu wahaye akazi. Umukobwa yaramurebaga arushaho kwibaza niba atarasaze. Yaramusifuye ngo agaruke inyuma, umusore arikomereza nk'atamwumvise. Uwo mukobwa yagize umujinya, abwira umuyede wari uri hirya ati igenda ubwire kiriya gihungu kigaruke hano. Yarirutse amugera iruhande tumva bro, agaruka uvugane na mabuja. Umusore amwenyura cyane yaragarutse, umukobwa arushaho kugira umujinya. Yaramubajije ati kuvuze ngo nahejo wowe nande? Ninde wabwiraga? Umusore nawe ati ko mabuja ibyo wambwiye birumvikana pe, nanjye nabibonye ko ndakerewe, none se ushaka ko ntangira nonaha? Umukobwa atari ko ntabwo wumva, ubundi wanshimiraga ibiki? Ninjye wavuze nabi cyangwa niwe wumvise nabi? Igishimishije nari nkubwiye ni ikihe? Umusore akomeje kumwenyura ati ahubwo ntoke kugushimira mabuja, abandi bose ntibameze nkawe, ngo umuntu uje gusaba akazi bamugira inama nziza nk'iyo ngiriye. Umukobwa we ntiyumvaga ko umusore yaba ari muzima. Yararakaye ati niba ushaka akazi hano birasaba ko usobanura ibintu neza, sobanura ibyo usobanura se. Umusore ati nkeneye akazi. Yewe wanakanyemereye, ariko se gukorana nawe buriya ntibigoye mabuja? Ibaze wenda akazi kakuriye uri gushora imbaraga zawe, umukoresha akajya anashyiramo kukuka nabi nka gutya. Umukobwa ati ndavuze ngo mve imbere ugende. Nawe ati sinagenda nagusobanurira impamvu nagushimiye kuko nibyo mpamagariye, ubu akaba uretse nkigendera nkazaza kubigusobanurira ejo nje gutangira akazi. Ariko ndanibutse nari ngiye utambwiye ko wavuze ngo nzazinduke, birasaba kwitwaza iki? Umukobwa yakuyemo ekuteri neza zibika mu mufuka, mureba mu maso araceceka. Umusore ati ntari uraza kunsubiza nyuma. Sasa nkigera hano nazanye n'umugabo uhita umwirukana kuko yakerewe, nanjye urambwiraga se amasaha yo gusaba akazi. Uko nabyumvise nta kundi, wari ushaka kuvuga ngo akazi karahari ndetse wamaze kundeba ubona gakwiriye, ariko nyine nabyishinza mu masaha atari yo gusaba akazi. Mu yandi magambo wari uvuze ngo ninzinduka mu museso wa kare akazi tayari urahita ukama. Ikindi ndagushimiye ko wangiriye inama nziza, ni nkaho wambwiye ngo n'ahandi hose uzajya gusaba akazi ujye uzinduka kugira ngo umukoresha atazaguca amazi cyangwa akanga kugutega amatwi ndetse ntanakaguhe. Wowe wambwiye ko nakerewe gusa, ko naje mu masaha atari yo gusaba akazi, ntiwambwiye ko nta kazi gahari, ahubwo ndabaza nze nitwaje iki? Umukobwa yakomeje kumwitegereza atangaye, azunguza umutwe ariko arakaye ati witwaza ipiki, igitiyo n'isuka bishyashya ukabizana bishaje, umenye ko nta kazi uri buhabwe. Umusore tushaka ibishya ibityaye cyangwa ushaka umukozi ushoboye gukora akazi wamuhaye.
Umukobwa ati ariko se kumenyera wa musore we? Nawe ati si akamenyero, ni ukugira ngo abeho gusobanukirwa. Ibyo nzazana nijye uzabikoresha, iyo piki, iyo suka n'icyo gitiyo nijye uzabikoresha. Nijye ukeneye gukoresha ibikoresho binyorohereza akazi kuruta kubizana gusa bikaba ari bishya, ariko wenda njye ndi umunyantege nke. Umukobwa ati ceceka nabyumvise kandi mva mu maso, nimpa gutanga wagera hano ukahansanga ukata usubira inyuma simbone isura yawe. Umukobwa yari ifite stress nyinshi cyane, iyo bari kunyuzamo akagenda arira, uretse ko atariraga mu maso y'abo bakozi. Yazaga wari mu modoka nziza cyane, yahagera akayiparika hirya mu marembo y'aho hantu bubakaga inyubako nini cyane. Iyo nyubako bubakaga yari iy'iwabo, amafaranga arayase. Umukobwa niwe wubakishaga, agenzura abakozi, buri munsi azinduka akaba ahari. Nta kazi yari asanzwe afite, se yamushyize nk'umuhaye akazi, uko yahazaga niko bamuhembaga kuzageza inzu yuzuye. Uwo munsi yari afite umujinya urenze ukwemera, abantu bose bari kumurakaza batanamuvugishije, ariko uwo musore we yaratumye birushaho, gusa nanone aramucanga. Abandi bakozi bose babaga bamutinye bamwubashye ntagire umuvugiramo, ariko uwo musore wari uje gusaba ikiyede yaramumenyereye mu maso yawo, amufashe nka mugenzi we ahari. Inzu yari igeze hejuru abura gato ngo batangire gusakara. Umukobwa yasigaye yitonganya mu bitekerezo bye ati nta n'isoni ngo kiriya gihugu kiransuzugura, ariko ninjye nawe ejo nahagera ndamucukuza umusarani sinatuma akora ikindi kiyede. Uzi ko yasaze burundu? Yarimyoje akomeza kwiyumvira umuziki. Yarongeye arivugisha ati nari nibagiye ko nari nkeneye abandi bayede bo gutangira gucukura umusarani, kandi uriya muhungu niwe ugomba kuwucukura, ariko ndamukoresha amasaha 2 gusa mpita mwirukana. Nako ndamukoresha umunsi umwe, kandi nareba nabara ntamuhembye, ngomba kumuhatasha agomba gucukura. Natabikora amasaha yo gutakagera taje ndamuhaye itarangiye sindi bumuhembe. N'ubundi abasore bose ntashimwe ryabo baba bareba abakobwa bakatubonamo ibigoryi. Agaruke hano maze ndebe, kuko muretse n'ubutayaza amenyera abandi bantu. Mu gitondo cya kare wa musore yaragarutse, azazanye ipiki ityaye, afite isuka n'igitiyo, ariko bitari bishyashya. Yahageze amarembo agifunze, umuzamu ahahagaze, yaramufunguriye arinjira, ajya aho wa mukobwa yarahagaze ku munsi wabanje. Umukobwa nawe kubera ubugome yari yihaye, yanze abasore bose n'ab'igitsina gabo bose, yazindutse mu museso wa kare. Yari yahinduye ibitekerezo avuga ati uriya musore sindi bumuhakaze, ndahagera saa 12 zuzuye kuko abandi bahagera n'igice. Araza hansanga nahamutanze, kandi namubwiye ko nimamutanga nta kazi ndi bumuhe. Yaraje arinjira asohoka mu modoka agenda amwenyura azi ko umusore amwemeje. Icyakora ageze imbere ahamubona yicaye ategereje abandi ko bahagera. Yumvise atengushywe ariko yihagararaho maze yiteguye kumunaniza ati ugiye gucukura ahantu hagari, nawe urebe ubugari bushobora kuzashyirwamo bino bigega binini ibi bakoresha mu musarani. Nizere ko nk'umuntu ukora ibiyede uri kumva uko hangana. Wowe rero akazi kawe ni ugucukura ubujyakuzimu bwa santimetero 50. Niba wumva uri burara utaharangije uhita utaha. Umusore aseka ati ubwo se urumva nakwemera ko ntsindwa naragerageza? Reka ngerageza amahirwe yanjye, amasaha yo gutaha nagira narasoza amenye ko ntabishoboye. Ubundi se ko ntangiye imbere y'abandi, ndamutse ngeze icyo gihe cyo gutaha narasoza ariko haburaho gato sinagakora nabwo abandi bagatanga guma mu kazi. Umukobwa yaramwihoreye yambara ekuteri kuko yarabonye uwo musore yagira umunwa, nifuzaga ko akomeza kumucura umwuka. Umuhungu nawe so gucukura akazi yagatangiye ashishikaye. Mu bugari nibura agombaga gucukura 1.5 metero, uburebure 2 metero, mu bujyakuzimu agacukura santimetero 50 nyirabuja yaramubwiye. Ni kari kubara akazi koroshye. Gucukura aho hantu hangana harya ari umwe, anagitaka ryose ari umwe, cyane ko hasaga nk'akomeye, ni kari kubara akazi koroshye. Yagiye amatangira gucukura. Umukobwa nawe yicinye icyara ati ndabizi aragira saa 4 yarushye, agiye gutangira akora nk'umusazi ngaze kureba ko yaharangiza. Arahita aruha, namara kuruha bimunanire, noneho nza kumwirukana ntanamuhembye. Nubwo yaharangiza ejo ntazagaruka kuko araba yanegekaye. Abandi bakozi baraje harimo n'awa mugabo basanga umusore ageze kuracukura yamaze gushushanya hatari burenge, yanahereye ku ruhande rumwe. Uwo mugabo yaramushimiye ati nuko sha. Umusore ati nashushanyije neza, undi atubanza hari waruzi neza uko ikigega kingana. Naho ngaho rwose umwe kizajyamo neza 100%. Umukobwa yari yibereye aho arangariye muri telefone kubera ko yari yazindutse cyane agamije guhangana n'uwo muhungu. Yabaye agiye ngaze kugaruka saa 5 asanga yananiwe yarushye. Kuba hano hari abandi bantu yumvaga biri kumufasha, ariko nanone abantu b'abagabo bakamujena. Yinjiye mu modoka aragenda. Umusore nawe so gucukura yakoresheje imbaraga nyinshi. Kubw'amahirwe ubutaka bwaramworoheye, birangira aho hejuru akoresheje isuka gusa. Yabanje gucukura akantu ko guhagararamo akageza muri bwa burebure bw'igice cya metero, imbere bigasa no gutengura ahita anagitaka. Ahagana saa 5:40 umukobwa yaragarutse ngareba uwo musore wari wihaye kumumenyera ageze acukura umusarani. Yasanze ageze muri 1/2. Yari yakuyemo imyenda yo hejuru, yasigaranye agakabutura gato. Ipantaro nayo yari yayishyize ku ruhande kuko yamubangamiraga. Ni umusore wari umeze neza nk'uwakoze imyitozo, afite ibituza bigari n'amaboko ameze nk'ateruye ibyuma. Akazi yakoraga k'ingufu
kari karatumye akomera agira imikaya ikomeye n'ahataniye na bamwe bajya muri gym. Umukobwa yaje abona yikoko yabize icyuya aramwenyura ati harya witwa nde musore? Umusore n'udukuraje twinshi avuga cyane anaterura itaka hakurya ati nitwa Munyakazi mabuja. Umukobwa umujinya wese uzamuka atari ko warasaze wa musore we, Munyakazi se niko so yakwise? We yisekera terega iwacu ibyo banyise nawe bihuriye nanjye, ubu se ko banyise Fayiri nzi icyo bisobanura, ariko Munyakazi nawe wabihamye urabona ritambereye sindi Munyakazi. Umukobwa yarimyoje mu mutima arivugisha atari ko iki gihungu. Yamaze umwanya atavuga, abandi bakoze baraseka barahindukira bareba uwo musore. Umukobwa muri iyo minsi yari yarahindutse cyane ari kuvuga nabi bidasanzwe, no mu rugo kandi byari uko. Iwabo ntibari bazi ikibazo afite cyatumaga agera mu rugo agahita aryama. Ku munsi wari wabanje se yamubajije icyamubayeho amubwira ko ari kumva ananiwe aramureka araryama. Yabyutse nabwo ababaye, ese amubajije icyo yabaye undi atinda kubwira mvuye mu kazi. Se ati niba ari umunaniro waguma hano, aho kuvuga yinjiye mu modoka arigendera. Nta byishimo yari afite. Kugera mu kazi nta kindi yakoraga kitari gushaka uwatura umujinya amubwira nabi. Abakozi nabo ntibamumenyeraga cyane ko yavugaga afite umujinya kurusha mbere yaho. Umusore yikomereje akazi, ashize umwanya umukobwa atongeye kuvuga. Umusore ati none se wowe uretse kuba witwa mabuja irindi ni irihe? Umukobwa yararakaye ati ndavuze ngo zamuka utahe. Nawe ati ko wararakayira ubwo se uri seriye uri kunyirukana koko? Ntabwo nataha pe, urumva se natakaza ntakarangije? Erega uba wacecetse ukarengera. Umukobwa ati niwongera kumenyera ndakwirukana kandi izindi buguhembe. Mu mutima aribigishije ati ibihungu byose ni bimwe nibyo kuntesha umutwe, reba nk'iki ngiki cyaje mu minsi 2 none urebe ko kiri kunjagaraza. Ikiruhuko bagifataga saa 6:30 bakagaruka saa 7:30, baruhukaga isaha imwe gusa. Abandi bose bavuye mu kazi bajya kureba icyo kurya. Hari bamwe bazanirwaga amandazi n'ubushera aho ngaho bubakaga ntibigore bajya mu maresitora, abandi bo bayajyagamo cyangwa bakajya kunywa amata bakaza kugaruka saa 7:30. Ariko Fayiwe yagumye mu kazi akomeza kwicukurira. Umukobwa yacinye icyara ati saa 8 regaraba yarushye yashonje, saa 10:30 zigera adasoje nta muhemba. Umusore yakomeje gukora, umukobwa nawe abagumye aho. Muri ayo masaha yo kuruhuka yabaga hari byanga bikunda kugira ngo bataza gutangira nyuma ya saa 6 batinze. Nyuma yaho bose bamaze kugaruka no gutangira akazi neza, yarebye umusore yumva amugiriye impuhwe. Yari yakomeje gukora atari no gutekereza kujya gufata akantu cyangwa kuruhuka, ariko yibutse ko yamumenyereye akarengera. Nawe ati nabanze yumve, yamenyereye arakabya. Igitangaje hagana saa 9 aho yari yamuhaye yaraharangije ahita avamo yagura ibikoresho byo bishyira ku rutogo. Aramubaza ati muhemba buri munsi cyangwa ni nyuma y'iminsi runaka? Umukobwa ati ni buri munsi ariko wowe utanze yaguhejo. Fayire ati none se ko natangiye kugera ahantu hakomeye na hano ukaba ari wampaye ahantu hanini cyane nta kuntu wagabanya? Umukobwa ati Fayi nta kibazo uze kuzinduka ukora uko ushoboye, amasaha yo gutaha nagira utahane n'abandi. Fayire yabaga amwenyura buri gihe. Yaramubwiye ati nta ribi kandi urakoze ariko wibuke kwiragiza Imana mabuja. Umukobwa ati ariko nk'ibyo byari ngombwa numbwiriza gusenga. Fayire yanze kumusubiza arikomereza. Umukobwa yisubiyeho aramubaza tufite amafaranga yo kurya? Nawe ati nakoze ariko ntashye utampembye, none ubwo nabanyakuye he? Yaramusubije atakira amafaranga yawe mu gitondo hagere saa 9 nurenzaho umunota n'umwe karaba kakubayeho, kandi nubona abandi bantu wazane nibura nka 2 hariya so muzacukura honyine. Uzane 2 mujye mukorana ariko uzana abafite umwete nkawe, niba ari abanebwe nzahita mbirukana nawe mwirukane. Umutipe yagiye amwenyura kuko umukobwa yaramwishyuye arengejeho 2,000 ku y'abandi bayede bahembwaga. Mu gitondo cya kare yagarutse ari kumwe n'abandi bahungu 2 bisa nkaho batanaziranye cyane kuko nta byinshi bavuganaga. Ikiruhuko cya saa 6 cyarageze, nabo bavuyemo bajya gutembera ku muhanda bashaka icyo kurya. Agana saa 7 Fayiri yagarutse wenyine, bagenzi be basize inyuma. Yaje afite ikigori cyokeje ku mbabura ari kugenda arumaho gake gake ahungura amasira yirenza. Haburaga iminota 30 akazi kagatangira kanyuma ya saa 6. Umukobwa yari yicaye ahantu yakundaga kwicara atuje, maze Fayiri araza amugeze imbere afata cya kigori akivunamo 2 ahereza umukobwa igice kimwe. Umukobwa yarirakaje arasakuza atari ko warasaze cyangwa ninde ukubwiye ngome kuri icyo kigori wasizeho imyanda yawe? Fayiri ati ikibazo si ukurya ikigori, ikibazo ni ugushidikanya kuba harimo umwanda nta n'igihamya ufite. Umva rero akira nta mwanda uriho, uzi ukuntu kiryoshye inzara itakwica kuko wiriwe hano twe twagiye kurya n'ejo niko byagenze. Umukobwa yamurebye mu maso yitsa umutima yikubita mu gahanga. Fayiri ntiyabyitaho arakomeza aramubwira ati iki kigori bacyokeje neza kandi umuriro utwika mikorobe, njye nafashe kuruti sinakoze mu maseri, none kukiwumva ko cyanduye? Akira dusangire ntabwo biratuma udakomeza kwitwa mabuja ngo nukoreye ku kigori ngo haye, none se uravuga ko kiri imyanda? Urabona ntabanje gukaraba n'amazi n'isabune? Umukobwa yaragifashe aramubwira ati cara hano nkubaze. Fayiri yaricaye, umukobwa agiye kuruma ku kigori telefone iramucika igwa hasi. Yarayimutoragura arayimuhereza, umukobwa turakoze.
Fayiri byaramutangaje cyane, ntabwo yumvaga ko umukobwa yagira n'umutima wo gushimira. Yaramwenyuye. Umukobwa ati Fayiri, kuki uteye utyo? Uzi ko watera umuntu stress ugatuma ari we atangira gutekerezaho? Nawe ati oya wibeshya, ubu se nkanjye wamunekerezaho iki? Umukobwa ati kuva waza hano uri kumvanga ukantera stress nkibagirwa gutekereza kuzo nifitiye. Umusore aseka ati wawo, niba izo wari ufite zirenze ukaba wazibagiwe ugasigara n'izanjye ndumva ari byiza, kuko njye ntacyo nakugize. Ahubwo mbwira nibihe bibazo ufite? Niyo mpamvu utajya useka? Abantu bose uba wabarakariye kandi bakoze icyo basabwaga, kandi bakoze ibyo basabwaga. Umukobwa yikije umutima nanone, gusa aramucecekesha ati gabanya umunwa wawe se. Fayiri yaracecetse, agace k'ikigori yari afite arakamara. Umukobwa nawe arakamara, arivugisha ati gusa iki kigori ndumva kinaryoshye, akira amafaranga ujye kuzana ibindi. Yayafashe yihuse asimbuka ajya ku muhanda agura ibigori bibiri byiza cyane. Nyirabuja yafashe kimwe nawe afata ikindi, babiriraho batavugana. Abandi bakozi batangiye kugaruka mu kazi, bamwe batungurwa no gusanga we na Fayiri wari hamaze iminsi 2 bari gusangira ikigori, kandi nimwiyumvishaga ko umukobwa arya ikigori cyo kumbabura. Ariko ntibyatumye badatangira akazi kabo. Fayiri agiye kugenda agatangira akazi nawe kuko amasaha yarageze. Umukobwa ati wigenda utamaze ikigori cyawe, banza ukimare ubone gusubira mu kazi. Fayiri yasoje kukirya ahita ajya mu kazi. Uwo mukobwa yasigaye amwibazaho avuga ati uyu musore ntiwamurakarira ngo ubishobore, ni igisazi pe, ariko nta kundi, buriya abantu bose ntibamera kimwe. Anatumye ndya iri joro nari naburaye. Umusore yakomeje gukora akazi karangiye bose barataha. Mu gitondo cya kare nabwo Fayiri yazanye na bagenzi be bajya mu kazi barakora. Amasaha ya saa sita yarageze bajya kurya. Mu kugaruka Fayiri agaruka afite igisheke. Yegereye nyirabuja aramubwira ati iki gisheke kiraryoshye byatari, sinari kukimara ntakuzaniyeho. Ese ubundi ntuzapfira hano ko ntarakubona uhava? Uwo mukobwa yaramurebye ati ariko rero Fayiri, uri kumenyera ugakabya, nta n'isoni kuko ukanzanira igisheke, ubu se kirogeje? Nawe ati ikibazo ugira narakimenye, uba wibaza niba bifite isuku gusa. Nanjye sinatinyuka kukuzanira imyanda, aho nakiguze babanje kucyoza, kandi izuba ryabaye ryinshi, aka gasheke karatuma umera neza. Umukobwa ati ndakubwiye ko ntameze neza. Nawe ati karatuma wumva izuba rigabanutse. Umukobwa ati ntaribi noneho uvunaho icyanjye. Yamuvuniye ingingo 3, buri wese atangira kurya iki. Mu mutima umukobwa yumvaga atazi icyo yakorera Fayiri, gusa yari ari kumumara irungo. Se uwo mukobwa yari umukire, yazwa ahantu henshi, kugira ubwo aho hantu hirya y'umujyi gatera ari kubaka iyo nzu y'igitangaza yaragiye kwimukanamo n'umuryango we. Abakozi ntibaniyumvisha ukuntu umukobwa yazaga buri munsi ngaje kubakisha aho guha ako kazi undi muntu. Akenshi yahazaga izuba ari ryinshi akahirirwa, cyangwa akaza akazi kagiye gutangira agahita asubirayo, akagaruka saa saba bagiye gusubira mu kazi ka nyuma ya saa sita, akongera agasubirayo, akahagaruka bagiye gutaha. Gusa nabyo byabaga bigoye ku mukobwa wo mu bakire nk'uwo. Kubona Fayiri rero ahageze akamurisha ibisheke n'ibigori byokeje ku mbabura byarabatangaje cyane, kandi muri iyo minsi bari barayobeye ibyo yigize kuko yahoranaga umujinya. Abakozi basanze bagisangira igisheke, gusa bakagisangira batavugana. Uwo mukobwa yamaze ingingo ze aramuza ati ubundi ugiye ukazana igisheke ukazana ikigori ukumva ugomba kumpa, uri gutekereza iki? Nawe ati sindakubona wowe hano ngo ugiye kurya, none se tutabeshye ubwo ntugushonje kutava hano? Umukobwa ati simba nshonje, mba navuye mu rugo ndiye, wowe nuko hari mfite stress ukuntu ntari gukunda kujya kurya mu masaha ya saa sita, ariko iyo abakozi batangiye akazi saa 7:30 saa 8 nanjye mpita ngenda nkajya kurya. Fayiri ati none se izo stress wazitewe n'iki ko wanze kubimbwira ejo? Umukobwa yarirakaje amusigaho, yerekeza ku modoka ye arinjira yatse arigendera. Fayiri nawe yasigaye arundanya ibisheke byose bari bariye ajya mu kazi abandi bagatangiye. Kubera ko nyirabuja yarasubiyeyo, basigaye bamubaza niba hari ahandi hantu baziranye, niba ngari gukoresha kugira ngo babashe guhuza. Nawe ati ntabwo turi guhuza kuko sindavugana nawe tutari gutongana, namwenjeho muha ku kigori, uyu munsi muha ku gisheke, ariko nubwo abyemera ntajya mvugisha. Mu gitondo cyakurikiyeho akazi nabwo bakajemo, kandi aho bacukuraga bendaga kuhasoza bari buhite bimukira ahandi. Ariko uwo munsi umukobwa yaramubuze. Fayiri ntiyari yazanye na bagenzi be. Uwo mukobwa yarabajije ati Fayiri ari he? N'ubu bati ntabwo tubana, ntiyigeze atubwira niba ari buza cyangwa ataraza. Umukobwa ati ninde ufite nimero ye? Abo basore bati ntazo dufite. Umukobwa ati nimumbeshye, niba muzifite muzimpe. Bamubwije ukuri bati Fayiri ntitwari dusanzwe tuziranye, ntituzi n'aho ataha. We yatunyuzeho twikoreye imizigo aratubaza ati kiyede mwagikora? Yatubwiye amafaranga uhemba mu gucukura twumva ari menshi, aturangira hano. Yatubwiye aho turi buhurire mu gitondo cya kare, turahahurira turaza. Iyi minsi 2 dukoranye ni mike cyane rero ntitwari twakamenyanye bihagije, ntituzi n'aho ataha. Umukobwa yarababaye ati ngaho nimukore vuba musoza aho ngaho. Yibwiraga ko wenda ari ugusiba gusanzwe, ariko ku munsi ukurikiraho Fayiri ntiyagaruka. Uwo mukobwa abakozi bose bitaga mabuja yumvise ari ikintu ari kubara muri we. Kutabona Fayiri aho yabonaga harimo ikiho, abantu bose batuzuye kandi akababona nk'abanyamahanga. Nibura Fayiri yamuteshaga umutwe. Bwa mbere amuvugishije menshi, bwa kabiri aje gutangira akazi bibuko
bwa gatatu amuzanira ku kigori, bwa kane basangira igisheke, ariko ku wa gatanu yaraje aramubura, no ku wa gatandatu bibuko yirira mu irungu. Atangira kumva Fayili yaramufitiye akamaro. Muri iyo minsi ntabwo yaryaga, ariko Fayili yaratumye arya ibigori abasha gushira inzara. Muri iyo minsi yari yararakaye cyane, abantu bose ariko batura umujinya, nawe yari yaratewe n'umudiaspora bakundanaga. Uwo mudiaspora yamuteye agahinda ku buryo yamaraga igihe runaka atari kurya. Fayili we rero yatumye arya ikigori, kandi uwo munsi yari yaburaye no ku manywa adashaka kurya, mbese yari ari kwicisha inzara kubera agahinda yari afite. Ariko Fayili nyine yari ari gutuma arya. Ubusanzwe ntiyari umuntu w'umugome, ariko umukunzi we yari yamuteye umujinya, bituma arakarira abantu b'igitsina gabo bose. Ibyatumaga rimwe na rimwe arararira, bwacya akaza mu kazi atura abantu bose umujinya. Iwabo nabo bamubazaga ikibazo afite, kuko barabibonaga ko ababaye, akanga kugira icyo ababwira. Byose byari bitangiye mu cyumweru cyari gishize. Hari mu museso wa kare, ari kuri internet, areba ku mbuga zose, yaba Instagram, Facebook, X n'ahandi. Mu gihe yamanukaga azamuka scrollinga kuri Instagram, yabonye ifoto y'umukobwa aryamye mu bituza by'umusore bakundanaga. Agira ngo wenda bakoresha ikoranabuhanga rigezweho ry'ubwenge bukorano rizwi nka AI, baridetinga bafata umukunzi wabaga mu mahanga mu gituza cye batereka uwo mukobwa. Yarebye neza abona ifoto ari iya nyayo, gusa arashidikanya. Umudiaspora niwe wagaragaraga mu ifoto ari kumwe n'uwo mukobwa atarazi. Kuri iyo foto bari mu buriri bifotoye selfie igaragaza ibice byo hejuru. Umukobwa yarengejeho amagambo agira ati my husband to be, ashaka kuvuga ko umusore yenda kumubera umugabo. Uwo mukobwa yarasanzwe azi Icyongereza, ariko ntiyigeze yizera ko aricyo bisobanura. Yakoresheje application ihindura ururimi, abona ko ari byo uko abitekerezaga bihora. Ni handi umuntu acanganyikirwa ntiyizere iby'amaso yari kureba neza. Yahise ajya kuri WhatsApp yarakaye, ahamagara umudiaspora we ntiyafata telefone. Yakomeje kumuhamagara adakuraho, undi ntiyayifata. Yashatse nimero z'uwo mukobwa kuri Instagram asanga atarazishyizeho, ajya mu butumwa amwandikira amubaza niba koko iyo foto ari iy'ukuri. Nyamara nawe yanze kumusubiza. Ibyo rero byamuteye agahinda, atangira kurira. Uwo mudiaspora yumvaga ko bakundana kubi, ko benda no kubana. Nyamara uwo mukobwa wundi yaratanze gihamya ko bagiye kubana ari we, ashyira hanze ifoto amuryamye mu bituza bari mu buriri, yambaye isutiya gusa, umusore we hejuru nta kintu yambaye, ari agafoto ko hejuru katagaragaza hasi. Yagiye mu kazi asa nk'uwasaze, yareba umugabo wese akamubonamo uwo mukunzi we witwaga Neri, yabona umukobwa akamufata nk'uwari umuryamye mu bituza, yumva abakobwa bose nyine bagutwara umukunzi. Abo bose bari bamubujije amahoro, akumva ko abakobwa bose ari babi, abahungu bikaba akarusho. Nibwo Fayili yazaga bigishyushya atarabyakira neza, nawe akamuderanja kuriya. Gusa yatumye amara nibura nk'amasaha abiri atari gutekereza kuri iyo foto ya Neri yari yabonye. Uwo munsi yiriwe agerageza nimero y'umukunzi we, amuhamagara ntamufate. Yatashye yarakaye cyane, ariko nanone ntiyatekerezaga kuri Neri gusa, ahubwo anabihuzaga na Fayili yari bubyuka acunaguza nk'uko yabipangaga. Ahagereye mu rugo yakomeje guhamagara umukunzi we atamufata, ageze amwandikira ubutumwa burebure amutonganye. Yaranditse ati Neri, mbabarira umbwize ukuri, nakomeje kuguhamagara inshuro nyinshi zose ntiwigeze unyitaba. None se koko ni uri muri iyi foto cyangwa ni AI? Ni uyu mukobwa aryamye mu bituza muri mu buriri? Uyu mukobwa wanditseho ngo my husband to be, muraziranye cyangwa ni edit yakoze? Ese hari undi wenda ko kubera umugore utari njye? Naraguhemukiye se? Hari icyo ntagukoreye? Kuki uri kunkorera ibi bintu Neri? Mfite agahinda ntashobora gusobanura. Sinumva ukuntu umuntu nkunda cyane nkora ibi bintu. Niba udashaka no kumvugisha, wafata umwanya ukansobanura iyi foto yaturutse, niba ari ukuri cyangwa ari ya fake. Nkeneye kukumva, nkeneye ibisobanuro, nkeneye kumbwiza ukuri. Niba ntacyo ngufasha, niba hari undi wandutishije, ubimbwire mbimenye nubwo byambabaza, ariko ntukomeze kunyica buhoro buhoro. Neri, unsubize. Byaragaragaye ko umusore yasomye ubutumwa ntiyagira icyo amusubiza, kumwe ajyaho vi ebyiri z'ubururu. Ku munsi ukurikira noneho yaramwihamagariye, amuhamagara aseka ati sheri, ibi bintu wanditse uzi ko byanteye ubwoba, ibaze ko wabigize birebire. Basi nturakare, reka ngusobanurire. Umukobwa ati sobanura nyine. Nawe turiya mukobwa ni mucuti wanjye, afite mwene wabo inaha duturanye. Yaje kumusura azahamara ukwezi, no mu yindi ntara ho muri icyo gihugu. Uko tubanye ni kumwe ubuciringa n'umuntu gake gake, yaza mu gihugu tuyemo agasanga bene wabo muturanye, akaza kugutera pisi. Nawe rero nuko yaraje birangira agezeho, ariko nyine nubwo ari umubesto, iyo turi kumwe aba yambujije kuvugana n'abandi bakobwa, ambwira ngo ntiduherukanye, ngo umwanya wose ngomba kuwumuha. Umukobwa ati none se wowe wibagiye ko ufite umukunzi? Biriya yanditse byo kuvuga ko wenda kumubera umugabo ni iby'iki? Ikindi ni ibyanyabyo, ni wari ukuryamye mu gituza, nshaka unsobanurire. Nawe ati kano gafoto yagafasha akihagera agapostinga turyamye, sinarinzi ko yanagapostinga, ndabona gatari keza. Umukobwa ati ni wowe koko cyangwa yeditinze? Ese ubundi uri kunsubiza ibintu watekerejeho? Note ni njye sheri, ibyo utabonye ni ibiki se? Nyine yageze hano, mubwira ko ari umukobwa w'iwacu mu mujyi dukundana, arirakaza, aturamenye nta wundi mugore ufite utari njye. Nawe urabyumva ko ari ugutera stories. Namuretse mu time, ariko nanagutekerezagaho, niyaranyoroheye kugera mu kanya atashye. Amasaha 24 yose yari yambujije kugira umukobwa wundi navugisha. I'm sorry, inshuti wanjye nta gasazi niko kabiteye. Uzi ko ari no gukoresha telefoni yanjye.
Sheri wibitindaho nuko ari inaha nyine azahamara iminsi, ashobora kuzagaruka mu gihugu nka nyuma y'ukwezi n'igice, ariko ninza mu gihugu nzamuzana umurebe, twiganye muri segonderi. Humura rero nta kindi kibyihishe inyuma, urabizi ko ngukunda. Umukobwa yarakaye cyane ati Neri, ugatinyuka ukavuga ko mwararanye, ese ntacyo bigutwaye kuba unca inyuma? Niba tutuye kure nanjye nuko ntibyakuraho ko tugira inshuti. Kuba umukobwa twiganye ari inshuti yanjye yazi ntankamwakira akava yishimye, urumva hari icyo bitwaye? Ntabwo byakuraho ko ngukunda. Ikindi si uko mukunda kukurusha, ni ibintu byumvikana. N'ibisanzwe umuntu araza akaguha vibes mukishimana agataha ubuzima bugakomeza. Yavugaga avanga indimi koko nko mu diaspora, ati gusa mistake yabayeho ni ukudafata call yawe kuko nari namuhaye telefone. Umukobwa ati Neri, ntabwo nagize ngo nkwereke ko ngukunda. Abasore bose mbaca amazi kuko numva ko ntawakuruta. Uri umusore ukorera amafaranga uzatuma abaho ubuzima bwiza. Ariko niba wumva ko kugirana ibihe byiza n'undi mukobwa utari njye ntacyo bitwaye, nta rukundo naba ndimo, kuko nazisanga mwana kuza ubukwe niba ari aho ngaho yaraje kugusura. Yaramukubye asigara arira, niramwandikira musaba kutaha umwana ngo kuba yabonye ifoto bimutere kumurakarira. Ibyo byatumye ahitana namuboroka. Neri yarageze kuri rwa rwego yumvaga ko kuba yaca inyuma wakunda ntacyo bitwaye mu gihe atamwanze. Umukobwa yagumanye agahinda, birushaho kuvuka wa mukobwa amwandikiye kuri Instagram akamwohereza n'andi mafoto menshi bari kumwe ngo amwemeze ko yabonye ari iya nyayo kandi ko ariyo yoroheje yo kuba yashyira hanze. Ayo mafoto yamwohereje yarateye isoni umuntu atabona uko yasobanura. Byabaye nko kumutera icumu mu rubavu. Icyakora agize umutima ukomeye akomeza kujya ku kazi kuko yumvaga naguma mu buriri ari bwiyahure. Ntiyari kubibwira se uretse kugaragaza agahinda gusa. Muri uko kuba babajwe na Neri akajya ku kazi ngo ataguma mu rugo akishyira mu mugozi, nibwo Fayili yazaga akamutesha umutwe agatuma amutekereza nko muri 1/2 cy'umwanya yamara agatekereza kuri Neri wari wamuhemukiye. Kuba yaramubuze mu minsi 2 kandi nibura yaramuteshaga umutwe byatumye babara kurushaho, yibaza ikiri gutuma atazaho mu kazi, yicuza kuba yarigeze kumubwira nabi. Yegera umwe muri babasore babiri aramubaza ati wabuze aho ataha cyangwa inzira anyuramo atashye? Nawe ati simazi, nubwo mbere twari tubonanye. Hashize iminsi 3 aza mu kazi akumva atishimye yigunze kubera agahinda Neri yari yaramuteye kivanze no kubura Fayili. Kuri uwo munsi yumvaga n'umutwe uri kumurya ataha kare. Yageze mu nzira imodoka yigira ikibazo, yumva hajemo umunuko w'insinga zihiye. Kuri dashboard cya gice kiba giherereye imbere aho umushoferi yicara, yabonyemo ikimenyetso cyo kumuriro utari kugera muri bateri. Yari akiri gutwara bikemera ariko nanone yari kugera kure. Nubwo bwose yashaka kujya mu rugo akiryamira, yaramaze kubona ko imodoka igiye gukoresha umuriro usigaye gusa muri bateri kandi washoboraga gushira vuba igahagarara mu nzira. Akibona yafashe umwanzuro wo kwihutira kujya ku igaraje mbere y'uko imodoka zima burundu. Ahageze yasanze abandi bakanisha bari mu kazi, umwe agerageza no kwisuzuma ntiyahita amenya ikibazo yagize neza. Kugira ngo uwo mukobwa yihute, uwo musore yaramubwiye ati reka mpamagare Fayili, ndakeka mu minota mike arabagufashije, ibi bintu nibyo ni wabimenyereye. Uwo mukobwa ati Fayili wuhe? Nawe ati hari igihe utamuzi ariko ndaje mubwire umurebe. Fayili yari hirya ari gukanika indi modoka. Mukuza uwo mukobwa atunguwe no kubona ari we. Yaraje aramusubiza ati mabuja bimeze bite? Waje gukoresha imodoka se? Uwo mukobwa ati Fayili kuki wagiye utambwiye? Uzi ko abasore wazanye bakwihakanye ngo ntibakuzi? Note ntabwo ari ukunyihakana, ntabwo banzi nibyo kandi nanjye simbazi neza. None se ubundi wowe nari kukubwira ne ko ngiye ko ntari bugaruke kandi uba wigize uwadanje udashaka no kuvuga. Icyakora urashoboye pe, ukaza mu kazi ukarakarira buri umwe ngo nuko gusa uri buze kumuhemba amafaranga yawe. None se we ntawe yayaruhiye? Nawe ati byihorere Fayi, muri iyi minsi ndi kureba abantu bose nkabarakarira, ndi kugira umujinya kugenzura bikananira, hagira umuntu ndakaza nkamutora. Fayili aterega wambwiraga ko ufite stress, nakubaza izo arizo ntubimbwire. Ibaze ko navuye naza n'izina ryawe. Ariko Pole, bibaho ko umuntu yarakarira abantu bose. Icyakora arabarakarira bigashira, none wowe byarakomeje. Hanyuma se byakugendekeye bite? Na n'ubu uracyakomeje kubarakarira? Izo stress utavuga ni izihe? Kandi nutazivuga zizakomeza kukubana nyinshi. Umukobwa ati bizapfa gushira se sha, nkanikira imodoka nigendere. Fayili ati kandi ubu nabwo ntiwambwira uko witwa. Nawe ati harya ntabyo nakubwiye. Umusore atubwira kumva wigeze kubimbwira, cyangwa izina ryawe riri gutera isoni niyo mpamvu wumva utarivuga. Umukobwa yiyemera ati uzi ukuntu ufite izina ryiza. Yarasetse ati atansiyo Fayi, utongera kumenyera nka cya gihe, nkubwiye izina ryanjye wajya unarirota. Fayili yagarutse inyuma mureba mu maso araseka, umukobwa nawe araseka ahita avuga ati nitwa Rasheli, urumva atari ryiza? Yakomeje guseka, Fayili amwitegereza umwanya munini aramubwira ati birashimishije kukubona useka, ndumva nakomeza kukureba. Uzi ko nari nzi ko uramutse usetse utabishobora, nkumva ko wavuga utaranabigerageza. Rasheli yarongera araseka yifata ku munwa aramubwira ati wowe sinjya nkumenyera, tumaranye igihe kinini wanjagaraza pe, ngaho mbwira izina ryanjye urumva ari ribi? Umusore ati ritaba ribise. Rasheli ati ariko nawe rero izina riri no muri Bibiliya wowe ngo ni ribi? Fayili ati rega ikibazo si izina ahubwo n'umuntu waryiswe. Rasheli ati ninjye mubi, ushaka kuvuga ko ndi mubi? Fayili ati ntabwo mvuze ko uri mubi, uri umukobwa mwiza muri bake nigeze kubona, ahubwo nshaka kukubaza niba uri Rasheli yakuba ari he,
nta Rasheli wabuze Yakobo. Urumva se iryo zina ryaba ryiza hari Rasheli kandi nta Yakobo uhari? Rasheli yarasetse aratembagara, turi umusazi Fayi, nkorera imodoka nigendere. Akanyamuneza kari kose wagira ngo basanzwe baziranye. Abandi bakanishi bibwiye ko baziranye, nyamara nta cyumweru cyari gishize bahuye bwa mbere. Fayi yaje ku modoka ye arayisuzuma, gusa aranamubwira ati Rasheli we ntiyarakaraga nkawe, ariko buriya nuko iruhande rwe habaga hari Yakobo. Ubu nanjye ngiye kukubera Yakobo muri aka kanya, ngukorere imodoka uri kumbwira icyakubabaje, ngukorere imodoka uri kumbwira icyakubabaje gituma umukobwa mwiza nkawe yemera gukunja isura. Yaramuserereje ati noneho wa mugabo we wari ugiye kumuheza umwuka ngo yakerewe. Rasheli yarasetse, amarira amuzenga mu maso kubera ukuntu Fayi yamusererezaga anareba ikibazo imodoka yari yagize. Yasoje kuyisuzuma aramubwira ati imodoka yawe yagize ikibazo cyoroshye, ntiri kubasha kugeza umuriro muri bateri. Umukobwa ati kumbe nicyo kibazo yagize? Nawe ati noneho rero reka nyikanike ariko wibuke ko ndi mideni. Rasheli ati rihese kandi umusore turambwira niba koko ariko usanzwe utajya useka umbwira ikibazo wari warahuye nacyo. Yagiye mu bigozi arakanika, asoje aramubwira ati ubu watwara noneho, ariko mbere yo kunyishyura abanza umbwire. Rasheli yaramubwiye ati byihorere Fayi, wowe ntiwabyumva. Nawe atuba ikintu nakumva ni ikihe? Mbwira mwana. Rasheli ati sha kiriya gihe umusore yanesheje umutwe byatari kandi na n'ubu ntibirarangira. Iwacu wowe wabazi ko ari stress nkura mu kazi, ariko rimwe na rimwe no kurya birananira. Fayi yamuteze amatwi, Rasheli amubwira uko byagenze, anarenzaho ko aribyo byatumaga yuka abantu bose nabi. Fayi yagiye ku ruhande rwe aramubwira ati ni byiza ko wamenye ububi bw'uwo musore hakiri kare. Uwo mukobwa yashyize iyo foto hanze uzamushimire, kuko abandi bakobwa utabonye amafoto yabo nibo benshi. Niba wemera Bibiliya nka Rasheli koko, urabizi ko itanashyigikira ibyo kuryamana n'umukunzi wawe wa nyawe mu gihe mutarashyingiranwa. Nawe wibaze ku musore none wumva ko buri nshuti y'umukobwa wese bagirana ibyo bihe kandi umutima ntumucire urubanza. Wowe rwose mureke nubwo bitoroshye, ahubwo nishime udakomeza kwica isura yawe nziza. Abantu bakeneye kukubona umwenyura kandi nibyo biba bikubereye. Rasheli yaramwishimira amubaza ati none se hano wahageze ute? Kuki wari waje mu Kiyede? Nawe ati mu minsi yashize nagiye mu cyaro ngiye gukemura utubazo twari twavutse mu rugo. Natinzeyo ngarutse nsanga mu igaraje nakoragamo barinjijemo undi muntu. Mu gihe nari ngishakisha ahandi nakora, naravuze ndereka njye gushaka kandi kazi niba ngombwa nkore n'Ikiyede. Niyo mpamvu nahaje nakerewe, ariko nabona muri kubaka ngavuga nikajye kugerageza amahirwe. Kuri iyi garaje hari umuhungu wari umaze iminsi ahimukiye, n'uriya wari uje kundeba, uriya ni inshuti yanjye. Ubu rero yakomeje kuhandangira akazi birangira bampamagaye. Ikibazo nuko nyira ashaka kuyigurisha akigira mu bindi, wenda undi mu boss yazayigurisha akazaba yazizaniramo abandi bakozi be. Ariko kugeza ubu ntarabona umukiriya, urumva ko nkiri hano. Sinari gukomeza kuguma mu Kiyede rero, kandi hano nyine hari akazi gahoraho, mwigaraga akazi ntabwo kajya karangira. Ariko Ikiyede nyine iriya nzu yari kurangira bikarangiriraho, kandi sibyo nize, ntabwo nize gukora ibihede nka biriya. Ibyo nzu ni ibingibi byo gukanika. Rasheli yaramwishyuye agiye kugenda bahana nimero. Kubera ukuntu Fayi yari ateye, Rasheli yari yitombera wazajya ahamagara akamumara irungu. Mu kuganira kwabo bagarukaga kuri uwo mubosi wari ugiye kugurisha igaraje, bigira ubwo Rasheli abiganiriza hose. Iyo garaje se yemeye kuyigura ayiha Fayi bari uyihagararira. Aho bari bamuzamuye mu ntera, kuri we byari amahirwe akomeye yagombaga gushimira Rasheli, kuko abandi bakozi bose ni nkaho yarababereye umuyobozi. Iminsi yakomeje kwicuma, Rasheli amuvugisha buri munsi, agira ubwo yibagirwa agahinda Neri yamuteye. Ibyo byaje kurangira batangiye gukundana bya nyabyo. Nubwo se wa Rasheli yari umukire, akimubwira ko akundana na Fayi ntiyabirwanyije, ahubwo yishimiye umukobwa we ko akundanye n'umusore uzi gushakisha w'umuhanga ukora akazi ke neza. Icyakora aramubwiye ati uriya musore azabanza kunyereka ko akuriye umukobwa wanjye, nabishaka ndamushakira kandi kazi ajya akora amanywa nijoro. Ririya garaje agomba kurigura mu mafaranga ye, byasaba imyaka 10, byasaba 20, mu gihe akiri umukozi wanjye sinabemerera ko mubana. Niba afite imitungo ayigurishe, ariko igaraje arigire rye. Icyo cyari cyoroshye kuri Fayi kuko baraganiriye amubwira n'ibindi bintu yakora ku ruhande akajya akora amwishyura. Uwari ugiye kumubera sebukwe yamuhaye konti yo kujya ashyiraho amafaranga, ku buryo nyuma y'umwaka ariko bamaze kuyishyura. Umwaka warashize, Fayi areba Rasheli aramubwira ati ahari koko nzitwa Yakobo, kubera ko nawe yabanje gukorera se wa Rasheli imyaka myinshi kugira ngo amumuhe afite ikintu yigejejeho. Nawe rwose umaze kugutsindira kuko ayigaraje yose namaze kuyishyura. Uwo mwaka bari bawumaze bakundana cyane, kandi Rasheli yabaga yabonye amafaranga yaramwunganiraga bagashyira kuri iyo konti se yafunguye. Muri make yamufashije kuyishyura. Noneho yabwiye wari ugiye kumubera sebukwe ati nta gisigaye, ubu ngubu rwose mukobwa twakwibanira. Sebukwe ati wowe bipange, umunsi muzumva mwiteguye muzambwira mbakore ubukwe mwifuza, kuko umaze kunyereka ko umukobwa wanjye azaba ari mu maboko meza. Ubwo rero icyo muzifuza mu bukwe icyo ari cyo cyose muzakimbwira ndakibemereye. Nyuma na nyuma ubukwe bwiza cyane bwaratashye. Uwaje gusaba akazi bakamuha ko gucukura umusarani, byarangiye akundanye n'uwakamuhaye, bagira ubwoba bana nk'umugabo n'umugore. Naho dusoreje iyi nkuru ngushimira ko wafashe umwanya wawe ukayigeza ku musozo.